Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Ni muhumure bana b'Imana, turi mu rwuri rutoshye, turagiye n'umushumba mwiza Yezu Kristu kuri iki cyumweru cya 16 mu byumweru bisanzwe umwaka B, tariki 18 Nyakanga 2021. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 23, umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Baragowe abashumba batererana ubushyo bwanjye bukagwa mu rwuri. Uwo n'Uhoraho bivuze. None rero Uhoraho Imana ya Isiraheli avuze atya ku bashumba baragiye umuryango wanjye: ni mwebwe mwatereranye ubushyo bwanjye, murabutatanya, ntimwabwitaho. Nyamara ariko njyewe, uwo n'Uhoraho bivuze, ngiye kubahagurukira mbahanire ubugome bwanyu. Njyewe nzakoranya ayarokotse mu mashyo yanjye, nyavane mu bihugu byose nayatatanyirijemo, nyagarure mu biraro byayo, maze yororoke. Nzayashinga abashumba bayaragire. Kuva ubwo ntazongera kugira ubwoba cyangwa ngo kangarane, kandi nta na rimwe muri yo rizigera kuzimira. Uwo n'Uhoraho bivuze. Igihe kiregereje, uwo n'Uhoraho bivuze, maze nzagoborere Dawudi umumero, umwuzukuru w'indahemuka. Azaza ari umwami ufite ubushishozi kandi uharanira ubutabera n'ubutungane mu gihugu. Ku ngoma ye Yuda izarokorwa, maze Isiraheli iture mu mutekano. Izina azitwa ni iri: Uhoraho niwe butabera bwacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 23. Uhoraho niwe mushumba wanjye, ntacyo nzabura. Uhoraho niwe mushumba wanjye, ntacyo nzabura. Andagira mu rwuri rutoshye, anshora ku mariba y'amazi afutse, maze akankomeza umutima. Anyobora inzira y'ubutungane, abigiriye kubahiriza izina rye. Naho nanyura mu manga yijimye, ntacyankura umutima, kuko uri kumwe nanjye. Inkoni yawe y'ubushumba intera ubugabo. Imbere yanjye hategura ameza, abanzi banjye babireba. Ukansiga amavuta mu mutwe, inkongoro yanjye ukayisendereza. Koko ineza n'urukundo byawe biramperekeza mu gihe cyose nzaba nkiriho. Nanjye rero nzazana ituriye mu ngoro y'Uhoraho, aba ariho nibera iminsi yose. Uhoraho niwe mushumba wanjye, ntacyo nzabura. Isomo rya kabiri ni ryo mwara Paulo mutagatifu yandikiye Abanyefezi, umutwe wa 2, umurongo wa 13 kugeza ku wa 18. Bavandimwe, ubu ngubu muri Yezu Kristu, mwebwe bari kure y'Imana kera, mwigijwe bugufi yayo, mubikesha amaraso ya Kristu. Koko rero niwe mahoro yacu. Abayahudi n'abatari bo yabahurije mu muryango umwe, maze aca urwango rwabatandukanyaga rwari rumeze nk'urukuta ruri hagati yabo. Yakuyeho itegeko n'amabwiriza ariherekeza, kimwe n'imigenzo yabyo, kugira ngo bombi ari Umuyahudi ari n'utari we abahindura umuntu umwe mushya muri we, bityo agarure amahoro, maze bombi abagira umubiri umwe, abagorore n'Imana abigisha umusaraba we, awutsembeshe inzangano zose. Yazanywe no kubamamazamo inkuru nziza y'amahoro, mwebwe mwari kure kimwe n'abari hafi. Ubu rero twese uko twari amoko abiri, tumukesha guhinguka imbere y'Imana Data, tubumbwe na Roho umwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristu uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 6, umurongo wa 30 kugeza ku 34. Muri icyo gihe intumwa zivuye mu butumwa bwazo ari bwo bwa mbere, ziteranira iruhande rwa Yesu, maze zimumenyesha ibyo zari zakoze byose n'ibyo zari zigishije byose. Nuko arazibwira ati: nimuze ahitaruye hadatuwe, maze muruhuke gatoya. Koko rero abazaga n'abagendaga bari benshi, bigatuma batabona n'umwanya wo kurya. Nuko bajya mu bwato bambukira ahantu hadatuwe, bagira ngo biherere. Abenshi mu bababonye bagenda barabamenya, nuko baza ku maguru baturuka mu migi yose bahirukira, ndetse barahabatanga. Yezu amaze kwambuka, abona iyo mbaga nyamwinshi y'abantu, abagirira impuhwe, kuko bari bameze nk'intama zitagira umushumba. Atangira kubigisha byinshi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, nimwishime munezerwe, turagiwe n'umushumba mwiza utarumanza kandi utazimiza, Yezu Kristu umushumba mwiza. Mu mirimo 3 y'ibanze ya Kiliziya mu ikenurabushyo: pastoral, kwigisha, kuyobora no gutagatifuza. Ku cyumweru cya 14 gishize twazirikanye ku murimo wo kwigisha, Munus Docendi. Ku cyumweru gishize nanone cya 15 tuzirikana ku butumwa bwa Kiliziya bwo gukiza abantu,
sanctification, munus sanctificandi. Uyu munsi turumva intumwa zihindukiye zivuye mu butumwa, ariko iki kiruhuko ntabwo ari ikiruhuko cyo guhagarika ubutumwa ngo Yesu agiye kubaha kuruhuka ngo bahagarike ubutumwa, ahubwo no gukomeza kuyobora ubushyo, munus regendi, kuyobora intama. Kuri iki cyumweru cya 16 mu byumweru bisanzwe, Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye kuzirikana kuri uwo murimo kuyobora, munus regendi. Noneho kuri iki cyumweru turi buze gutondagura birambuye inshinga yo kuragira, munus regendi. Abahanga mu ishuri bemeza ko gukopera k'umunyeshuri ari uburangare bwa mwarimu, surveillant. Abahanga nabo mu kuragira bemeza ko kona, gutoroka, gutorongera kw'intama, itungo ari uburangare bw'umushumba. Kandi ababyeyi bakuru murabizi, iyo umwana yonesheje, umubyeyi niwe uhanwa, niwe ubibazwa, niwe uriha. Turaza kurebera muri aya masomo ko ikibazo atari ukona, atari ugutorongera, atari ugutoroka, ahubwo ikibazo giherereye mu bashumba. Uburangare, abashumba barangaye baterera iyo batita ku bushyo, abo n'abacanshuro b'abandi batatanya ubushyo. Wasanga muvandimwe utangiye gucira abashumba ba Kiliziya urubanza ngo bamaze iki ko batatuvuganira muri corona, ngo hamwe Kiliziya n'insengero zirafunze, ngo cyangwa ngo iki gihugu kirenganya Kiliziya ngo abashumba bakanuye. Aha, uramutse utangiye guca imanza gutyo, waba utaramenya igisobanuro cy'umushumba, uri kushaka kubihikira ku bandi gusa. Abashumba ntabwo ari abayobozi ba Kiliziya gusa. Reka duhere ku gisobanuro cy'umushumba muri rusange, tugana ku mwihariko, du général au particulier. Hari ingendo ebyiri tujye gutanga ziza kudufasha kumva umushumba uwo ari we. Ubwa mbere ni ukuva mu gihuru ujya mu nzu, ni ukuva ku mushumba w'amatungo, inkoko, inkwavu, ihene, intama, ingurube, inka, ukagera ku bashumba b'abantu, abayobozi b'igihugu, abashumba ba Kiliziya, abashefu, abashinzwe abandi, ababyeyi, abarezi, abarimu, abaganga n'abandi bita ku bandi babagirira neza. Urugendo rwa kabiri rero ni ukuva mu nzu cyangwa muri gurupe ujya mu mutima. Murumva noneho ko tugeze imbere indani. None se babyeyi udafite umutima ninde ngo azamure urutoke hejuru? Bitwibutse ko nta n'umwe utari umushumba, kuko nye ntawe udafite umutima. Utari umushumba w'itungo ni umushumba w'abantu, utari umushumba w'abantu ari uw'umutima. Aho niho h'ingenzi hari ubushyo bw'ibanze Imana ikeneye kuturagiriramo mu mutima wawe, mu mutima wanjye. Muri aya masomo agarutse ku magambo y'ikenurabusyo, pastoral, abashumba, ubushyo, intama, umuryango, gutatanya, kuragira, kuzimira, guhuriza, gukoranya, ubumwe, impuhwe. Mu isomo rya mbere harimo ikibazo cy'abashumba batondaguye nabi ya nshinga yo kuragira. Abahereza bitambo, abami, abakuru b'umuryango bayoboye nabi umuryango w'Imana, ku ngoma zabo ibyaha bikiyongera, ubugomeramana bukisukiranya, bigatuma umuryango w'Imana ujyanwa bunyago, ugabizwa abanyamahanga kubera ubwo burangare bw'abashumba. Babashumba batarebera ku mushumba mukuru Imana. Imana rero muri iri somo iragaya abashumba ikabacyaha pe. Imana yagize iti, baragoba abashumba batererana ubushyo bwanjye bukagwa mu rwuri. Ni koko Imana ubwayo itanze icyizere cy'ejo hazaza nyuma yo kubona akarengane k'ubushyo bwayo n'uburyo butatanye. Imana ubwayo igiye kwihagurukira yohereza umuryango wayo umushumba nyakuri Yezu Kristu, azitwa uhoraniye ubutabera bwacu. Amen. Nabyo umuririmbyi wa Zaburi uyu munsi yateruye yuzuye icyizere agira ati, uhoraniye umushumba wanjye ntacyo nzabura. Amen. Aya masomo agatwibutsa ko abashumba bose bava bakagera, nk'uko twabarondoye haruguru, bose bagomba kuyobora bakaragira barebeye kuri Kristu umushumba mukuru. Yezu Kristu niwe muhuza w'isezerano rya kera n'irishya, ni gahuza miryango, ni ubumwe, ni umushumba uzana ubumwe mu ntama ze. Nk'uko Pawulo abigarutse mu isomo rya kabiri ati, ubu ngubu muri Yezu Kristu mwebwe bari kure y'Imana kera mwigijwe bugufi yayo, mubikesha amaraso ya Kristu. Amen. Mubikesha amaraso ya Kristu. Nguyu wa mushumba witangira intama ze, nk'uko Yohana umutwe wa 10 umurongo wa 10, buri mushumba wese agomba gufata mu mutwe no mu mutima, buri ntama ikagenda iwuririmba, mbese umutwe ukabebera ubuzima. Nko mu Kilatini bati, ego veni ut vitam habeant et abundantius habeant pour criser la vie. Nazanywe no kugira ngo intama zanjye zigire ubugingo kandi zibugire busagambye. Yohana 10:10. Ese mushumba uyu murongo ni ugenderaho wawufashe mu mutwe no mu mutima, cyangwa nawe uri muri abandi batungwa nizo baragiye abacanshuro ukazikenuza zikananuka zigashira
zigashira wowe uri gushisha ukazicisha inzara. Rebera kuri Yezu Kristo, we ushira kugira ngo intama zishishe. Yezu umushumba mwiza ikimuranga ni impuhwe, la miséricorde. Yezu ahora ahangayikiye ubushyo bwe, nk'uko twabizirikanye muri Evanjili ya none. Bagize bati, Yezu amaze kwambuka abona iyo mbaga nyamwinshi y'abantu, abagirira impuhwe kuko bari bameze nk'intama zitagira umushumba, atangira kubigisha byinshi. Amen. Bari bameze nk'intama zitagira umushumba. Kimwe na Mutagatifu Agustini, umushumba wese agomba kugira impumuro y'intama. Byumvikane ko umushumba agomba kuzibamo, akamenya icyo umuryango w'Imana ukeneye. Bigana Yezu wa wundi umenya icyo dukeneye akakiduha, umenya ko dushonje akaduha icyo kurya, akatugirira impuhwe, akatugaburira. Nguko umushumba yita ku bushyo bwe, akaburagira hatoshye. Nguko mwarimu yita ku munyeshuri, akamuha ubwenge ntamupfunyikira amazi. Perezida akita ku baturage b'igihugu cye, akababera igisubizo. Papa, abepiskopi, abapadiri n'abandi bose babafasha, bakarara badasinziriye kubera ubushyo baragiye babuhangayikira no kubupfira butabuze. Muganga akita ku murwayi uko ashoboye kose, akamuha umuti umukiza. Umukoresha akita ku bakozi be, abahemba igikwiye, nka Yezu uhemba ikiruhuko intumwa zivuye mu butumwa. Ikiruhuko n'isengesho. Nimuze ahitaruye hadatuwe, muruhuke gatoya. Uwo ni Yezu bivuze. Muvyeyi mushumba w'urugo, urera utabana bawe, urabyizeye neza ko bayoborera ku Mana kuri Yezu Kristo. Muvyeyi wasanga nawe umeze nka za nzoka zibyariye mu gihuru zigata mu gihuru zikigendera pe, bityo kuzongera kumenya imikurire y'urubyaro rwawe shwi ugatatana kandi wari umushumba. Kubyara nk'inzoka ababyeyi birababaje, kurera nk'inzoka ababyeyi birababaje, wawe ugeze habi. Hirya kure muri Afurika, umugabo n'umugore bari bakize cyane pe, bafite ibintu byinshi. Bari bafite imodoka zatwaraga abagenzi ndetse n'ibintu, bafite n'amazu menshi yo gukodesha, bameze neza cyane. Ubwo bari babyaranye kabiri. Umugabo rero muri ubwo gukomeza kongera amafaranga, dore ko nta jana ryanga mu rindi, kandi ngo hari ibintu niho hajya ibindi. Uwo mugabo aza kwadukira gukina urusimbi kugira ngo arushe kongera nyine umutungo. Hari rero urusimbi rwa kijyambere rwari rwadutse, ngo amafaranga yose utanze mu kimina bayagakubira nk'inshuro 10. Nuko wa mugabo yumvise ubwo bukere bwihuse, agurisha imodoka yari afite zose, nuko atanga amafaranga ko mu kimina. Nibyo koko baramukubira karahava. Uko bagendaga bamukubira, ni nako yongeraga kugenda agurisha ibindi byose yari atunze kugira ngo bakomeze bamukubire. Biza kugeraho abonye ko amafaranga ari kugenda aba menshi, biza kugeraho agurisha na ya mazu yakodeshaga, za miliyoni zirushaho kuba nyinshi. Igishoro kiba cyinshi, nuko mubumbe wose amafaranga arayaterura nk'igishoro gikaze, izo za miliyoni yiteze kuzakubirwa bikomeye. Nuko ayashyira babandi bakinaganaga urusimbi, bamaze kuyashyikira baramucika ngo bagiye kubikuza muri banki ya kure kuko ari menshi nyine birumvikana. Yewe na n'ubu ntibaragaruka, wa mugabo na n'ubu aracyakomeje gutegereza. Urumva yarasigaye mu nzu y'ikodi gusa, n'umugore yakwiyatsamura ngo mubaze ahantu ibintu bari batunze byagiye. Umugabo akamuha icyizere ati biraje vuba byikubye tegereza. Umugore agahora kuri icyo cyizere. Uwo mugabo rero nta kindi yarasigariyeho usibye kugurisha umugore n'abana ngo yishyure amadeni yari afite. Abonye bibaye ibibazo gusa, abanyamadeni batangiye kuza bamwishyuza ari benshi. Babandi bagiye kubikuza nawe yarabahebye ngo bitwaje corona da. Abantu benshi babahemu bagiye bitwaza corona, ngo corona yaratuzitiye. Wa mugabo abonye batakije, nuko nawe agira cyarahunga, atawa mugore n'abana babiri, abata mu nzu y'ikode aratorongera. Birumvikana wa mugore arahangayika bikomeye, arahababarira bikomeye. Nuko avaho mu mujyi bari batuye nyine mu nzu y'ikodi, asubira iwabo mu cyaro aho bari baravuye. Akajya ajya guhingiriza kugira ngo ashobore kwita kuri babana. Babana arabarera neza, barakura hamwe n'ubufasha bw'abagira neza. Wa mubyeyi ashobora kubarihira amashuri, bariga baraminuza, se akiri iyo ngiyo mu gihuru. Babana rero cyera kabaye baje kubona akazi, barangije kwiga baje kubona akazi, bubakira nyina inzu nziza, bongera bagarura ibintu mu rugo byinshi. Noneho bakomeza kubaho neza, ariko bagahorana intimba n'agahinda ndetse n'ipfunwe. Nubwo se yari yabataye bwose, bakagira ipfunwe byuko se yagiye kuba umuboyi ku rugo rw'umuntu kugira ngo abeho pe. Nuko babana bajya inama na nyina, bumvikana kugarura se mu rugo, bamuvana muri icyo kiboyi bamugarura mu rugo. Wa mugabo nubwo aratangiye gusaza asubira mu bana be mu rugo rwe. Ubu byumvikane ko ahangaha hari abana bari kwita ku mubyeyi. Abana bahindutse abashumba, babashumba bashya. Nguko ko wabyaye imiruho ari uruhuka. Bakristo bavandimwe, nguko ko Imana nyiri impuhwe
iyo ibonye abasaza, ababyeyi gito, babandi batererana abana, Imana igira icyaha ikagobora ubundi bubasha n'ubundi bushobozi ku mpuhwe zayo ngo umuryango ubeho neza. Abahanga mu bumenyi bw'umubiri w'umuntu bemeza ko iyo umubiri ahakoraga ingingo ebyiri nk'amaso, amatwi, iyo hamwe hapfuye, Imana ikora uko ishoboye mu mbaraga zayo no mu mpuhwe zayo. Imbaraga zari ziri muri hahandi hatagikora, ikazimurira muri hahandi hari gukora, wa wundi mwanya usiga uri gukora, ahasigaye hagakora doublement. Nguko uko umugabo ashobora guta urugo agata umugore n'abana, akabata kandi mu nzu y'ikodi ahari, ugata uwo mwashakanye ku buriri, nuko wa mugore akaza guhinduka umugore n'umugabo icyarimwe. Iyo mirimo yombi akayikora pe, za mbaraga z'umushefu Imana ikazimusenderezaho. Abashumba bashya nibwo uzita ku rugo kakahava. Nawe umubyeyi nubona uwo mwashakanye ari gutana, gusahura umutungo mwari mufite, guhunga urugo, guca inyuma urugo, umenye ko ariho Nyagasani acungiyeho, umenye ko ari Nyagasani ari kubwira umunsi ati nzabagororera abashumba bashya. Biragusaba rero gukora cyane ubutareba inyuma, ukaziba icyo cyuho, ukomeze urere utinuba, urerere Imana, abantu basoze ku Mana, uve mu bunebwe. Bakristo bavandimwe muri isi ya none, turitondera abatekamutwe. Abenshi bari kwitwaza corona, bakayirisha, bagacyucyura abandi, bagasahura abandi, bakarira ku bandi. Muri iyi minsi mwitondere urusimbi, iyo mungu urusimbi. Nta mukristo wo gukina urusimbi, nta mushumba wo gukina urusimbi, kuko byarangira nyine ugurishije intama zawe, ugateza urwuri cyamunara, abana b'Imana bakarindagira. Hari ubwoko bwinshi bw'urusimbi rwadutse. None se babyeyi, ko kuri iyi si nta cubusa kurya ko ari ukwishyura? Ninde muntu w'umunyampuhwe nka Yezu koko uzakwizeza kugukubira ibyo washoye, atari izindi nyungu agutezeho da, atari ugushaka kugukama no kugukamuza? Ni nko gukanje igisheke, warangiza gukinyunyuza cyose mwagasukari, ubundi igikatsi ukagicira ugakijugunya mu ngarani hirya kure. Babasore bashuka abakobwa ngo bazabana, abakobwa bakabaho twabo twose, kandi babasore bacunzeho gusa kuryamana, ubundi bakabacira nk'igikatsi mu ngarani. Bakristo bavandimwe, urusimbi rwo gukira ku ngufu. Abantu benshi bagashaka gukira batavunitse. Imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho. Nimukore muvunike. Nguko gushaka gusarura aho utabibye, kurya imitsi y'abandi, kunyunyuza abandi, urwo n'urusimbi. Ba bose bakina urusimbi n'abakozi babo, bakanyunyuza imitsi y'abakozi babo. Muzacunge umuntu ucuruza urusimbi atangirira mu nzu, agakomereza mu gihuru, akazarangiza muri prison, mu buroko. Nivugiraga prison y'icyaha, aho utana ugataba ushinzwe, ugatorongera. Ngizo za divorce, gatanya, kwikubira wenyine, guca inyuma, gusahura, ubujura, gutandukira muhamagaro no ku murimo w'Imana, ugahunga abavandimwe, ugahunga Imana. Bikazarangira ufunzwe, birangira wari bose ahindutse kadogo cyangwa umuboyi, imfungwa, kubera urusimbi. Babyeyi urwo rusimbi. Ushaka amafaranga no kwiruka ku by'isi cyane, ugahunga Imana, ugahunga wa mutima wawe twavuze, urwuri rutoshye, urwuri rusumba izindi, kubera gukina urusimbi. Mukristo umuvandimwe, umwana w'Imana, Yezu Kristo umushumba mwiza, agufitiye impuhwe, nanjye afitiye impuhwe, twese adufitiye impuhwe. Reba uyu munsi aho watanye, uve mu gihuru ugaruke mu nzu mu rwuri, uve mu gihururu ugaruke mu mwihariko wa Nyagasani, uve mu cyaha ugaruke mu rumuri, ugaruke mu butungane, uve mu bwone, mu buhemu, mu kibi, ugaruke mu rwuri rutwoshye rwa Yezu Kristo. Isengesho no kuruhuka neza, ubundi Yezu yongera gusige nawe winogereze uw'umushumba mushya nka Kristo. Mbifurije mwese kuragira neza intama mushinzwe, mugire icyumweru cyiza, kandi Imana ibaho umugisha n'amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Uragira ubushyo bwe, mushumba mwiza.